zahuri hose mu kigo gitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nyine twa cekecwa dukina n'abana ukina n'abanyamisoro batandukanye mu bice bigiye bitandukanye agasibanganya inkuta senye agatanga isanamitima kuri cya Kigali News 550 nizere ko mumeze neza mwese muri mu mujyi wa Kigali abari mu ntara zose z'igihugu ndetse n'abari mu bihugu byo hanze abatwumva bari United States abatwumva bari muri Oman abatwumva bari muri Saudi Arabia abarundi mwese mumeze bite nizere ko mumeze neza cyane ndakengurikiye kandi nizere ko kandi abari mu bibazo bigiye bitandukanye Imana yonyine niyo ishobora byose cyane mwari munkumbuye ndetse cyane mwari munkumbuye ariko ndahari mbona mvuga ngo nitwigira tunanirwa kereka iyo twigira cyangwa twarwaye maze iminsi ndwaye ndetse nanameze neza n'ubu ngubu bamwe nuko bagiye ku mbuga zanjye zigiye zitandukanye na TikTok Ishyaka Manager kuri Twitter Ishyaka Manager no kuri Snapchat Ishyaka Manager bose bagenda bambwira ati wagiye ese ntugikora kuri Kigali News 550 ndahari cyane kandi bimeze neza cyane nizere ko mumeze neza maze iminsi ku mihanda mbona imihanda ya Kigali yaragiye rwose izamo ibibazo bigiye bitandukanye imihanda ya Kigali iragenda irandura rwose ndavuga muri showbiz aho buri kantu nabonye baramutaye muri yombi mbona na byinshi bigiye bitandukanye ariko buri nguni nawe hari icyo yagiye atangaza avuga byinshi bigiye bitandukanye ndetse yewe aho muziko cyangwa mwumvishe cyane ku mbuga nkoranyambaga aho uyu muvandimwe buri kantu wagize gute agafunyana abakobwa mu nzu nyuma yuko yaramaje kubabwira yuko agiye kuzabagira ibyamamare ndetse akabashyira no muri project zigiye zitandukanye ariko biza kuba ngombwa yuko uyu muvandimwe rwose aza gutabwa muri yombi dore ko nk'uko umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri yabitangaje ngo akaba afungiye kuri station ya Masaka aho akurikiranweho icyo cyaha cyo gufunyana abakobwa dore ko abenshi bakomeje kuvuga ati se yabara abafungiranye agasiga bafite amatelefone aho Skovia Mutesi nawe yasesenguye byinshi bigiye bitandukanye ibyo ni ibintu byinshi nagiye mbona ku mihanda nanone ngiye kubona numva byinshi bigiye bitandukanye aho Jessica Mipango umwami w'abadamu rwose yagize ati ibintu Lorenza Musenga Fura yabonye cyangwa ahuye nabwo aho ubita Rigaju yamunize rwose akamuniga mpakani no kumeza umwuka ariko nane makuru nuko uyu muvandimwe Lorenzo atakigaragara kuri radio y'igihugu abivuga ko yahagaritswe ni inkuru nyinshi zaje ziba ku muhanda zigiye zitandukanye ariko sizo zinzanye mbanze kwisuriza inshuti zanjye barenga 120 hafi na bitandatu mwakoze subscribe ni byinshi n'impinduka nyinshi zigiye gukorerwa kuri Kigali News 550 impinduka nyinshi mwabonye rwose ko hari abana b'abakobwa rwose bisigaye dukorana mu minsi mike nzabasupportinga rwose mabereke baramwibwira bigiye bitandukanye muri content yabo ubazanye nagize gutya mbona byinshi bigiye bitandukanye aho nagiye mbona abantu benshi bageraga batwika ku mbuga nkoranyambaga umwe yabaye marene undi yakoze mariage nyuma yaho mbona rwose ibintu byabaye ibindi imihanda rwose irimo byinshi bigiye bitandukanye ariko nizere ko mumeze neza ijwi ryanjye niyo nashakaga kubumvisha ibiganiro byo bigomba gukomeza kandi ni bya biganiro mwari musanzwe mubona bigiye kugira n'impinduka zigiye zitandukanye ariko nanone niki abasitari bakwiye kwirinda nko kugira gutya ugahamagara abakobwa ati muze mu nsore nzabagira ibi n'ibi ngibi byarangira bikabamo ngombwa yuko bamwe basabwa uncece bikarangira abanze kuzitanga bikaza kuvamo ingaruka ariko nanone
bakongera bakavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Uwo muzi nka Sarongo yamaze gukatirwa imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni zigera muri 5 nyuma yuko akurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Ni amakuru ari ku mihanda kandi ni inkuru zitandukanye, ntago ushobora kwanga kuvuga ibyo ubona, dore ko iyi mihanda iba mu byinshi bitandukanye. Ariko nibuka ko buri kantu yigeze kwibariza umuvugizi wa RIB ati uramutse ukundanye n'umuntu mwariye munabyumva ati uramutse ukundanye n'umukobwa ukamugurira imodoka, ukamugurira telefoni, ukamuha amafaranga, yarangiza rwose akagutera uw'inyuma, ati ese uyu nguyu nta hantu yamuregwa, nta hantu bamurega? Ikibazo bamusubije rwose, igisubizo bamuhaye ahangaha byabaye rwose ibintu birebire. Wumvishe yarumvishije kandi abagomba kumva neza cyane. Ndiho nkuko ubibona rwose meze neza, meze fresh, ntabwo meze fresh cyane, maze iminsi ndwaye, ariko Imana niyo nkuru, kandi ngomba kuza vuba aha cyane bigiye bitandukanye. Ariko nanone Gasoka akagira ati umunsi umwe atura umukobwa witwa Jackie, ati umunsi nawe namutayemo umunsi namutayemo. Ese Jackie arapfa iki na Gasoko? dore ko najyaga mbona kuri space zitandukanye Gasoko avuga byinshi byatandukanye kuri Jackie, mbona we n'abadumbara abashuti. Ese byaje kugenda bite? Jackie se yabarongeye bwa bugoryi bwe, ugasanga ibindi bintu bibaye ibindi bidasanzwe. Hari uwo mujya mubona kuri space niwe wayizanye kuri Twitter, ndetse anayizana kuri TikTok, bamwita Godfather. Kare yatangaje yuko aza rwose gusora ngo roketing inkuru mbi ibabaje aza gutangaza, dore ko yayisanyije abantu bamukurikira kuri Twitter rwose no kuri TikTok, akavuga byinshi bigiye bitandukanye. Ese iyo nkuru aza gusora ni iyi? Ku mihanda bimeze nabi cyane. Abasitari bacu rwose hariho nabonye ngo wakorewe ubukwe ngahantu kuri ya hoteli nziza cyane, bakaza ngo gusanga rwose ino hoteli ibiryo bagaburiwe, serivisi bahawe ngari ibintu bya danje, ari ibintu biteye ubwoba suni n'agahinda. Bamwe bakavuga ati yewe barabeshya, abandi bakavuga ati biriya byo mwabonye harimo Marie Jose, ati ni iby'abakozi. Ese umuntu akibatse ibiryo by'umukozi cyangwa by'abakozi bijyamo Marie Jose gute? Bijyamo Marie Jose gute? Icyo ngusangiza muri ngo kuburikira kuri Kigali News 500, ugakora subscribe, ugakora share, ukanabwira abagenzi bati cekecu arahari. Ni muri za nkuru zacu zigiye zitandukanye. Ariko nanone naboneraho gusuza abantu baherereye aho bita mu Biryogo, tari inyota nabasuhuje cyane, ndetse n'abantu bari za Nyagatare, abantu bari za Ngarama, za Kabarore, abantu bari Gabiro mwese ndabasuhuje, cyane cyane Rwanda Defense Force ndabasuhuje, ndetse na polisi mwese, izindi nzego zitandukanye rwose ndabasuhuje. Reka rero nsoreza aha cyangwa ncumbikire hano, nagira ngo nkumishe ko mpari meze neza cyane, nubwo nta kijya kibura mu buzima cyarutangira, bibaho rwose, ariko ndari cyane ntaho nagiye kwa prodinga rwose bizabigenda neza, dore ko mwari mumenye ko twagize ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko nanone nkubwira ko abana b'abantu atari beza. Mu minsi iri imbere nzababwira, najyaga nkunda kuvuga YouTube channel yindi yitwa Ku Murongo TV. Ku Murongo TV rwose hari umugabo rwose gutya na gutya arayifashe rwose ayigiriye, ariko muvandimwe rwose uzi neza kuri umusiramu mugenzi wanjye, uzi neza gahunda twagiye tugirana, uzi neza ko ntacyo upfa nawe, ariko nimba nta kintu uhinduye cyangwa nimba nta kintu ugomba gukora, zagutamo rwose, zagutamo ntitangiriye rwose, nkutamo nitangiriye. Ariko tureke ishyari, tureke inzangano. Ariko by the way, hari n'abandi bigira imitima myiza bagiye batandukanye. Gusa ati ntawuneza rubanda. Inkuru nyinshi uzanze bagezaho, nakoresha audio, nakoresha video, nta kibazo. Reka nsuhuze umuvandimwe Muhire Jason the promoter, uramubona neza, afite YouTube yitwa Maisha.
munyarukiro no mukore subscribe. Rasita inshuti yanjye rwose ndagusuhuje kandi none mvuga ati felicitation ku musaza ngo navuga umuvandimwe big man rwose nawe yakoze ubukungu n'umupapa rwose ni umupapa wubatse kandi mwifurize urugo rwiza mwifurize kuzabyara hongu n'akobwa. Reka mbashimire mwese tubanye muri iyi minota. Inkuru z'imihanda zose zagenda nzibagezaho zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye aho dusurira abagiye batandukanye tugasibanganya inkuru twase tugatanga isalamu salamu ciao ciao.